ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mudukurikira muri mu mpande zitandukanye z'igihugu, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba ndetse n'abadukurikira muri mu murwa mukuru w'u Rwanda ariwo Kigali. Ndabashuje rero mbabwira ati mugomeze mugubwe neza cyane n'ibyo murimo, kandi Nyagasana akomeza abatize ubugingo kandi anabashyigikire mu bikorwa byanyu murimo, nkuko namwe mudahwema kwitwereka mudukurikira kuri chaîne zacu zitandukanye, tugenda tubagezaho ibiganiro bya sport bitandukanye. Murasuzwa nanjye Charles nta mwemezi kuri uno munsi, ndiko ntago mba ndi jyenyine murabizi muri studio, mba ndi kumwe na mugenzi wanjye Anastase Tuyishimire, ndamubona ameze neza cyane. Mu minota mike rwose ndaba mwakira bundi tuze dufatanye muri kino kiganiro, ariko ntago nakwirengagiza n'abantu mudukurikira muri hanze y'imbibi z'igihugu cyacu, batwumvira muri Kenya, batwumvira Uganda, batwumvira muri DRC Congo, batwumvira i Bujumbura BJ, mwese ndabashuje. Ari abatwumvira inshuti zacu z'abadasohoka ziri Zambia rwose namwe mbateye akamba babwira ati mugubwe neza cyane, ariko mumbwire Zambia turi ku masaha amwe buriyara cyangwa baturi imbere cyangwa tubari imbere? Ubwo bukiba ruta Jean Baptiste aho ngaho muri Zambia, uraza kumbwira nimba amasaha yo mu Rwanda nayo muri Zambia ari fresh bihura, cyangwa so bita Zagabe Justin Zagabe, ariko maze iminsi warabuze bigaragaze rwose Zagabe aho ngaho za Rusaka. Ubwo mwese mbateye akamu n'abandi bose aho bita bandigija, ndigija rwose hariya muri Kenya, nyereka ati ibintu biba bimeze neza cyane. Ariko sinakwirengagiza umutara mu bita Safi Ngamije hariya hepfo yo mu majyepfo y'u Rwanda, za Gisagara hepfo iriya mu ntara hariya hepfo za Gisagara, imugombwa mu nkambi. Safi rwose na ba Sultan, mwese ndabasuje mbabwira ati mugubwe neza cyane. Kuri uno munsi rero tugiye kugaruka mu makuru y'imikino atandukanye, ariko by'umwihariko twibanda kuri match ikomeye cyane izaba ku munsi w'ejo, match ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR FC kuri stade ya Bugesera. Umuriro uzaka ku munsi w'ejo, ni match ikomeye kuko abatoza bahize. Adil aravuga ati ibikombe menyereye kubitwara ntatsinzwe, mu gihe Gibu kazavuga ati ngomba kwandika amateka mashya mu ikipe ya Rayon Sport, mpagarika icyo bita unbeaten run y'ikipe ya APR FC. Ni ku munsi w'ejo bizagenda bite? Ariko turaza kwibanda cyane mu ikipe ya Rayon Sport kuko harimo amakuru menshi cyane. Uyu mukino bawiteguye ku buryo bukomeye, bawiteguye ku rwego rwo hejuru kugira ngo barebe ko babona amanota 3 akenewe cyane kugira ngo bigarure morale, kugira ngo barebe ko bakomeza guhatana kugeza ku munsi wa nyuma. Turaza kugaruka rero kuri bamwe mu bareyo, hari ibintu bagiye bemerera equipe, ari basaze basizoye bashyizeho duhimbaza mu dutandukanye. Turabarebera hamwe uwo bita Munyakazi Sadat, muramuzi, ni umureyo mubi cyane Kabushungu hariya umuyobozi wa Rayon Sport ukomeye mu bihe byatambutse, nawe yagize ati turabizi ko uyu ni umwe mu mikino ikomeye, ariko aragira ati amateka na amateka hagati y'aya makipe. Hari abavuga ngo derby zirakinwa, ngo derby zirategurwa, ariko abantu bazi bya derby nibo bazi icyo babisobanura. Munyakazi Sadat nawe yavuze ati ibyo mbasaba no kwitwara neza mugatsinda uno mukino, ubundi bya prime mubimbaze nanjye. Ubwo urumva ko bahize ku mpande zose. Niyo mpamvu rero aka kanya ngiye kwakira umutaramu, nababwiye ko tuza kubana muri kino kiganiro, bamwita Anastase Tuyishimira. Anastase umeze ute? Meze neza cyane Charles, ndakomeye rwose nta kibazo kuri munsi wo kwa kabiri. Urumva ko n'ibintu ni salama, n'ijwi riraturagurika rimeze neza cyane nta makaraza. Ibintu ni salama la ibintu ni komankomero. Urumva ko ameze neza cyane. Niyo tugiye kubana muri kino kiganiro. Anastase unyemerere tuze kwibanda kuri zino ngingo ebyiri nizo shaka ko tuza kugarukaho. Ari ingingo ya Rayon Sport n'imyiteguro ikomeye cyane. Uwahoze ari perezida wayo Munyakazi Sadat yashyizeho agahimbaza musya avuga ati buri mukinnyi, buri mutoza, icyo tubasabye ni intsinzi, abariyo tukaza natwe twigaragaza tubashyigikira, ariko ikintu bita prime mutsinde ndayabahera ku kibuga, mubanze mudutsindire match, amafaranga ndayabahera ku kibuga. Iyo bintu unyemere tubiganireho gatoya cyane, ntago tuza kurambirana. Ariko ikindi kintu ushaka ko tuza kwitsaho, umusifuzi bita, wamubonye umusifuzi bahaye no match, bamwita no umusifuzi mpuzamahanga, bamwita Twagirumukiza Abdul Karim, ariko abareyo bose basizoye bavuga bati ibi bintu ntago tubyumva. Ni gute asifura match ya APR na Polisi ku cyumweru,
bagahita bamugarura kuri match ya APR na Rayon kuri uyu wa gatatu. Ntibwo ntago byumvikana, urumva ko abareyo hirya no hino basize bavuga ati ibi bintu byatwakira umukiza Abdul Karim. Nabyo unyemere tuze kubireho gato cyane dukomeza, ariko twitsa kuri ibintu byagiye bitangazwa n'abareyo batandukanye. Hanyuma rero Anastase nyemerera duhere ku muvandimwe Munyakazi Sadati. Munyakazi Sadati yagize ati icyo nsaba bareyo, icyo nsaba ekipe yacu ni ukwitwara neza mu gatsinda ikipe ya APRFC. Ubundi ikintu bita prime, ikintu bita amafaranga genda yazana mu gikapu yabahere ku kibuga. Abatoza mwese staff uko mungana mwese nta numwe uvuyemo 25,000 kuri buri muntu byanje ku giti cyanjye nka Sadati. Urabona iyi motivation igiye gufasha iki Rayon Sport. Nibyo yabona mu byo yatangaje, no yavuze ati icyambere tuba dukeneye ni abakinyi bakeneye ni motivation, kandi motivation nta handi iva ni kuri ako gahimbaza mu kika amafaranga. Ubwo urumva we yababwiye ati mutsinde match, ibindi mubimbarize ku kibuga sur place, ibindi ibyo mubimbaza ariko nyuma yo gutsinda match. None kubgawe urabona ibi bintu Munyakazi Sadati yaba byemereye abareyo bigiye kubafasha iki kuri no match yo ku munsi w'ejo ya APR? Nibyo Charles, iyi match hari icyo ivuze, hari n'icyo ishatse gusobanura hagati ya ekipe ya Rayon Sport ndetse na ekipe ya APRFC. Ubundi navuga ko kenshi na kenshi ako navuga ngo Karasiko ntabwo itsindwa na ekipe ikomeye, ahubwo ekipe yateguye niyo itsinda. Nkuko nahoze mbibona Sadate Munyakazi avuga ngo APR hasi Rayon Sport mu gicu, bati turaza kwasa intare rwose zirukanke. Urumva rero iyi ni match ikomeye cyane hagati ya ekipe ya Rayon Sport na ekipe ya APRFC. Bigendanye n'amateka y'aya ma ekipe, abantu babyibuke neza sezo Purito mu mwaka w'1996 ndetse n'1997 urabyibuka 96 ubwo kaminuza y'u Rwanda icyo gihe hari bimwe mu bikoresho byayo byashyaga, yagize gutya itegura irushanwa. Ikipe ya Rayon Sport yatsinze ikipe ya APR ibitego 5-2. Sezo yo muri 97 Rayon Sport nabwo yatsinze ikipe ya APR ibitego bigera muri 5 byose kuri 2. Urumva niyo mateka ahari akomeye. Rayon Sport nayo ifite agahiko ko gutsinda ikipe ya APR ibitego byinshi, ntabwo ikipe ya APR yatsinda ikipe ya Rayon Sport ibitego bigeza muri 5, usibye kwitsinda 4 ku usa ikayitsinda 4-1 cyangwa se kuri 2. Ariko Rayon Sport ifite record ikomeye cyane yo gutsinda ikipe ya APR ibitego bigeza muri 5 byose, ngira ngo icyo gihe abantu barabyibuka. Ikindi nanone umutoza Bukasa dukurikije uburyo ibintu bihagaze muri iyi minsi, ntabwo twavuga ko umusaruro we wari mwiza mu ikipe ya Rayon Sport. Niba unanirwa kuza gutsinda ikipe nka Marine, unanirwa kuza gutsinda ikipe nka Bugenga Purito nka Polisi, iyo ngiye aba ari scandal ubundi ikomeye ku mutoza utoza ikipe ya Rayon Sport. Abazi iki kipe ishaka, bazi n'icyo abareyo bashaka. Ni nabyo Sadate yavuze ngo Rose is a notion, an unbeaten coach will change the status, Lion will still Lion. Urumva Rayon Sport iteka izahura ari Rayon Sport. Kuba yavuze amagambo nk'aya ngaya Sadate ngiye nkimushima, nubwo atakira umuyobozi wa ekipe ya Rayon Sport, ariko numwe mu bantu bazana ikintu cya motivation. Wigeze kwikomoza uti gutanga aya mafaranga 25,000 kuri buri mukiri ndetse na buri mutoza hari icyo byafasha ekipe cyane rwose. Iyo ni determination iri ku rwego rwo hejuru. Niba Rayon Sport yatangaga prime 20,000 par exemple ku mukino n'umutoza, hiyongera 25,000 bya Sadate, ubwo abaye 40,000 kuri buri muntu. Amafani club wenda nayo araza kugera gutya yivimuzi atange amafaranga. Ni umukino w'amateka nyine hagati ya Rayon na APR, ariko ahangaha nanone avuga ko ariho ruzingiye. Umureyi wari we wese akwiye gukora ku ikofi kugira ngo bafashe ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport, bafashe n'abakinnyi n'abatoza kugira ngo bajye mu kibuga bafite motivation. Staff muri rusange byose nuko nguko bimeze, kuko Sadate yavuga ati njyubwange Sadate 25,000 by'amafaranga kuri buri wese azabonera ko kanya bagisoza akazi, bagisoza umukino gukina n'ikipe ya APR. Birashoboka cyane rwose ko Rayon Sport iri buze gukina uyu mukino imeze neza. Mfite n'amakuru yuko ngo Mugisha Gilbert Barafinda na Manase Mutatu batakinnye kuri uriya mukino bakinnye na ekipe ya Marine. Byensire na Muhire Keve Rayon Sport ngo yari yabaruhukije niyo makuru mfite kugira ngo bategure iyi match. Kandi Charles ikintu mbona
Rayon Sport iracyari muri kuruse y'igikombe, ntabwo birarangira. Uyu munsi turabara tuti iramutse itsinze ikipe ya APR ku munsi w'ejo kuwa gatatu, Rayon Sport yagira amanota ngahe 8, APR igasigarana amanota ngahe 10. AS Kigali iramutse itsikiye duspose ko yatsinzwe yasigarana 10. Urumva hagati y'ama ekipe yombi rero uko ari 3 niyo abasigaye hatanira igikombe, urumva cy'amanota 2. Bishoboka ko Rayon Sport yazahura na ekipe ya Rutsiro ikayitsinda ikagira amanota 11, APR wenda duspose yanganyije par exemple, cyangwa se wenda ari ukundi byagenze. Ariko icyo mbona cyo Rayon Sport iracyafite amahirwe ku gikombe, nubwo hari bamwe mu bariye batangiye gucika intege bumva ko igikombe batagifiteho imbaraga, cyangwa se bumva ko nta cyizere bakigifiteho. Ariko ku bwanjye umureyo hari nje namushishikariza kugira niba nanjye nka Anastaze mfite icyizere nk'umunyamakuru, havuga ni Rayon Sport iracyafite amahirwe yo gutwara igikombe, havuga ni ikipe ya APR iracyafite amahirwe yo gutwara igikombe. AS Kigali meme na polisi nayo iri aho ngaho, ariko polisi yo wenda twavuga ko nta mahirwe yo gutwara igikombe ifite. Kujya kuri umunsi wa none ifite amanota 4 yonyine, kuko n'imbaraga zayo twabonye ziri hasi. Iratsindwa umusubirizo, Bugesera iragufatika gutsinda umusubirizo. Urumva rero ku ikipe ya Rayon Sport rwose nta gihindutse. Iyi ni match yego itsinda umugabo gasiba undi, bisaba gutegura, ntabwo bivuga ngo wubatse izina cyangwa se iki, ariko ndabona neza ndamye nashidikanya ko rwose abasore ba ikipe ya Rayon Sport n'abaperi bazagigirana nk'uko Anastaze abitangaje. Ariko hano tukikomoze kuno mugabo bita Munyakazi Sadat yagize ati intsinzi irategurwa, intsinzi iraharanirwa, intsinzi iravuna, ariko iyo bigeze kuri APR biba umwihariko. Bisaba ko twese duhagurukira rimwe. Motivation ifasha abakinnyi kuzamura morale, kandi morale y'umukinnyi ni igitego kibanza. Wabyumvise, intsinzi icyo yavuze ko itegurwa, igaharanirwa, igahatanirwa, ariko ngo byagera kuri APR bikaba kandi karusho. Ubwo urumva ko ni ya magambo atujura akimotiva babareyo, agisaba babareyo kugira ngo babiki inyuma y'ikipe yabo, kugira ngo barebe ko hari icyo bayifasha, kugira ngo ku mukino ku munsi w'ejo izahura na APR FC izaba ari urufunguzo rwayigarurira morale, rwayigarurira inzira ndetse n'ibitekerezo byinshi, kugira ngo ikomeze isunike rebe ko yagera ku gikombe. Hanyuma Anastaze tukiri kuri ino ngingo ya Rayon Sport ndetse n'uno mukino wa APR, umusifuzi bita wamubonye, umusifuzi bita Twagirumukiza Abdul Karim. Wabonye umuntu usifuzi Twagirumukiza Abdul Karim, ariko abareyo basizoye bavuga ati ni gute bahuno musifuzi match ebyiri za APR zikurikiranye, ati ni bya bindi byo kugira ngo agira ibyo afasha Rayon Sport. Ese urabivuga hiki nkawe Anastaze kuri uno mukino nk'umunyamakuru urukunda gukurikirana imikino hirya no hino ya shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda? Ngira ngo bigendanye nuko abantu twakurikiranye ibyabaye ku mukino ikipe ya APR yatsinze n'ikipe ya polisi ibitego bijya muri 3 byose. Ku bantu bakurikiye uyu mukino ngira ngo barabibonye neza, imisifire ya Twagirumukiza Abdul Karim. Ubundi ku bwanjye numva uyu mukino wagakwiye gusifurwa n'umusifuzi, yego nawe ni mpuzamahanga, ariko niba sifuye umukino wa APR na polisi, ni gutaza gusifura match ya ekipe ya Rayon Sport na ekipe ya APR. Uyu mukino bakawuhaye Tutsuri cyangwa se bakawuha n'undi musifuzi. Ibyo rero bikaza kuba ikibazo, nabyo biza guteza polemique hagati ya ekipe ya Rayon Sport, hagati y'abafana ba Rayon Sport ndetse n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Urumva iyi match Rayon Sport yamutsinzwe, abarebe bashaka kuvuga bati nubundi ibintu byari byateguwe, ati ibintu byari byateguwe gufata uyu mukinnyi, uyu musifuzi wasifuye match ikipe ya APR yatsinzemo polisi bakamuzana agasifura match yacu. Ibyo nabyo ni ikibazo, ariko n'undi wari we wese yabyibaza, ariko gusa nk'abareyo icyo nababwira batuze bajye mu mwuka umwe. Abakinnyi bose barana ko n'ubundi bakoze imyitozo bameze neza cyane nta kibazo. Ishyaka n'ubundi ni ryose, yaba umutoza Gibu Kasa, baba abakinnyi mu mpande zose zitandukanye bameze neza. Ari Manase Mutatu arahari, ari Mugisha Gilbert Barafinda arahari, ari Muhire Kevin nawe arahari, ari umuzamu Adolphe arahari, ari Rugwiro Eva arahari, ari Prito Blaise arahari, ari Clement arahari n'abandi benshi batandukanye. Navuga ko rero kuba uyu musifuzi wahawe umukino nta byinshi nabidutaho, hari impamvu bamuhaye uyu mukino. Hari bana benshi bakunda kugenda babigaruka bavuga ati
ikipe ya APR nyine ni ikipe iterurwa, ni ikipe ishyigikiwe, ni ikipe igira ite. Benshi biramanse ejo bundi kuri match yatsinzemo ikipe ya Polisi ibitego 3 bavuga bati ku babibonye bati ikipe ya APR rwose hari ukuntu umusifuzi yabigenje, ibirirengagizwa, ibintu nk'ibyo ibyo ntabwo ngewe nabigarukaho, ntabwo nabitindaho, nta n'ibimenyetso rwose mbifitiye. Ariko nko kubareyo icyo nababwira rwose ni uguhama hamwe, tugategereza ifirimbi ya nyuma uyu musifuzi azaba amaze gusifura mu mukino ugomba kubera kuri stade mpuzamahanga ya ekipe ya Bugesera. Gusa agahimbaza musiki ko kashyiriwe ikipe ya Sport rwose ni kenshi. Sadat Munyakazi mwabyumvise ko hari byinshi yashyizeho 25,000 kuri buri mukinnyi ndetse na buri mutoza. Abareyo nabo kandi nuko nguko biteguye buri kimwe cyose gushyigikira ekipe yabo. Amafani club mu minsi yashize twarabibonye ko yagize gutya agatanga inkunga kugira ngo ekipe ya Rayon Sport ikomere mbere y'umukino bari bagiye gukina na ekipe ya Police FC, ngira ngo ibyo abantu barabyibuka. Rero n'ubudasa nyine n'ubudasa nuko gutegura umukino, nta kuvuga ngo uyu n'uyu ngo araza kuza ngo kukutsinda cyangwa se ngo uyu nguyu ngo niwe amahirwe, kuko ngira ngo ku bantu barebye rwose cyangwa se ku bantu muzi n'amateka y'ama ekipe, nta kipe nimwe wajya hari uvuge ngo irakomeye cyangwa se ngiyi ntabwo ikomeye. Rero motivation niyo nsinzi ya mbere, niyo ntego ya mbere, ni nawo murava wa mbere rwose. Urumva ko rero ibintu bishobora kuza kuba byiza ku ruhande rw'abareyo cyangwa se bikaba byiza ku ruhande rw'ikipe ya APR, nabyo birashoboka cyane, kuko nk'ubu ngubu ikipe ya APR barakubwira ati uyu ni umukino twitegura cyane, ni umukino w'amateka, ni umukino tuzi impamvu tuwukina iteka. Ngewe nyankunda kubigarukaho, uwa ikipe yari yose itsinze hano ifite amahirwe yo gutwara igikombe. Niyo mpamvu nigeze kubigaruka navuga ni ikipe ya Rayon Sport ifite amahirwe yo gutwara igikombe, biracyashoboka cyane, kuko ikipe ya APR nayo rwose kuri wa kabiri ikipe y'ingabo z'igihugu yakoze imyitozo ya nyuma ahitegura ikipe ya Rayon Sport mu mukino bafatanye kuri wa gatatu. Rwose mu makipe 8 yazamutse mu matsinda, aha ni umukino uzayihuza na ikipe ya Rayon Sport rwose kuri wa gatatu kuri stade mpuzamahanga ya Bugesera. Ariko nyuma y'imyitozo yakozwe, navuga ko nyuma y'imyitozo rwose kapiteni wa ekipe ya Rayon Sport Manzi Thierry yagize ibyo atangaza kuba biteguye umukino. Ati ni shampiyona irimo iragenda igana ku musozo, bati dufite umukino na Rayon Sport, ati ni umukino twiteguye rwose kandi ni umukino dukeneye iminsi kugira ngo dutware igikombe. Manzi Thierry ati abakinnyi bose bameze neza kandi bashishikajwe rwose n'umukino, bati nta kindi batekereza, uko byagenda kose bagomba kubona insinzi kuri uyu mukino. Ati rwose twagize amahirwe yo kubyina cyangwa se twanagize n'amahirwe yo kuyibona ikina, bati twabonye ari ikipe nziza ihagaze neza, nubwo itagize amahirwe yo gutsinda imikino yayo yose ariko ihagaze neza. Ubwo ni Manzi Thierry wakomozaga ku ikipe ya Rayon Sport, avuga ko ikipe ya Rayon Sport ihagaze neza rwose muri rusange. Ngira ngo Charles wenda nibyo ngibyo naba mvuze, ariko wenda icyo navuga nuko aya makipe yose yazamutse mu matsinda yose ko ari 8 agomba guhura, izaba ifite amanota menshi rero kurusha indi, ikaba ariyo rero izahabwa igikombe cya shampiyona y'uyu mwaka wa 2020-2021. Mwabyumvise rwose ni ibyo byavugwaga mbere y'uno mukino wa Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR. Match ikomeye izaba ku munsi w'ejo ku wa gatatu kuri stade ya Bugesera. Ese ninde uzatsinda? Adil arakomeza ni beat Nilani yiwe cyangwa se Gibu Kasa arahindura amateka muri Rayon Sport, nawe yerekane ko ari umwe mu batoza bakomeye bashobora gufata ikipe ya APR FC yari yarigize kajye ko itatsindwa umukino wari wose muri shampiyona, ariko Gibu Kasa akaba yayifata akaba ayitsinda yikura amanota. Nugutegereza ku munsi w'ejo bazakizwa n'ifirimbi ya nyuma y'umusore cyangwa se umugabo Twagira Umukiza Abdul Karim hari hagati mu kibuga n'umusifuzi mpuzamahanga. Ariko abareyo batangiye kuvuga amagambo atari meza cyane ku musifuzi rwose, bavuga ati turabizi niwe bagaruye ku cyumweru yasifuri ya APR Ihuye, none baramugaruye kuri match ya Rayon, tibivuze iki? Ubwo rero nugutegereza ku munsi w'ejo. Gushimira cyane Anastase. Nanjye ndagushimiye cyane Charles Ntamwemezi, wakoze cyane. Mwabyumvise rero namwe aho muri hose mu duce dutandukanye tw'isi, babwira ngo mukomeze mugubwe neza kandi kudushyigikira kwanyu niko gutera imbere kwacu, kandi namwe turabakunda cyane, mukomeze mugubwe neza cyane. Ciao ciao.
duhamagare